Reka nongere nanone mbasuhuze, ndizera ko mumeze neza mwese aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Ndabasuhuza abari iwacu mu bice bitandukanye by'igihugu, ndasuhuza abaturanyi mwumva ururimi tuvuga mu Burundi, mu Bugande, muri Congo, muri Kenya, muri Tanzania. Nsuhuze n'abandi munkurikira muri mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Reka nsuhuze abari ku mugabane w'Uburayi, nsuhuze abari muri Aziya, nsuhuze abari kuri uyu mugabane wa Amerika, muri USA ndetse no muri Canada. Ndabasuhuje mwese, ndagira nti nimugire amahoro, mugire ubuzima buzira umuze. Mbere y'uko yenda mbaganirira ku makuru nshaka kubasangiza, numvise uyu munsi nifuje kubanza gutambutsa ubutumwa butoya. Hari imvugo abanyarwanda dukunda kwivugisha, ntabwo nzi nimba n'abarundi bayigira cyangwa se abakongomani, ubwo ndavuga abatwumva cyangwa abavuga izindi ndimi ariko bashobora no kuba batwumva. Hari ukuntu tujya tuvuga tuti abazungu baraduhemukiye. Kajya kumva umuntu aravuze ati sha ababirigi nibagende baraduhemukiye, cyangwa se umuzungu muri rusange, nk'uko nyine kubakurikiye amateka ibyo bakoze bijyanye n'ubukoroni, ibijyanye n'ubucakara. Ntekereza ko ibyo byose byagize ingaruka ku mugabane wa Afurika, kuko ni wo utuweho n'abirabura cyane kandi nibo bagaragaye muri ibyo bikorwa bibabaje, ubucakara ndetse n'ubukoroni. Icyo nshakiye kuvuga ibi ngibi ni uko akenshi usanga tukivuga tuti tukiveba, turacyaveba umuzungu, ibyo yakoze, uko yaje akaducamo ibice. Ngira ngo ku bantu mwiza amateka mwarakurikiye ko bwari bwo buryo bari bafite bwo gukoresha kugira ngo bashobore gufata ibihugu bashakaga gufata, gukoroniza bashaka gukoroniza, kuko bitari byoroshye ko ushobora gukoroniza abantu ngo bajye munsi y'ukuboko kwawe. ari abantu bavuga ururimi rumwe, ari abantu bahuje umuco, ari abantu bafite ubuyobozi bumwe. Ubwo yenda tuvuge igihe cy'abami, aho ubwami bwakoraga, cyangwa se indi miyoborere, ntabwo byari byoroshye. So uburyo bwabo rero, tekinike yabo bavumbuye yari yo gushaka uko batandukanya abantu, bagakora ibishoboka abantu rwose bakabacamo ibice. Hashize imyaka myinshi, ukaba wakibaza uti none ko twabimenye ko iyo yari iturufu bakoreshaga kugira ngo batandukanye abantu, kuki uyu munsi tutatera intambwe rigadiresi y'ibitandukanya abantu bashobora kuba batandukanyije ku idini, bashobora kuba batandukanije ku muco, bashobora kuba batandukanije kuko bumva ibintu. Kuki ibyo byatuma tutabana ngo tubane neza, nkubone nka mugenzi wanjye, duhuje umuco, duhuje ururimi, duhuje igihugu, duhuje ubuzima, dutuye ku mugabane umwe, byose birangira twese turi ikiremwa muntu. Mwumva mu by'ukuri koko tugifite ishingiro ryo kubureminga umuzungu ibyo yakoze? Ntabwo ndi kumurengera, ariko numva dufite responsibility muri iki gihe, nimba twaramenye ko ibituma turwana uyu munsi, ibituma abantu batabana uyu munsi, ahanini ari ibintu byahawe ingufu n'umuzungu kugira ngo abone uko yiyoborera. Kuki ibyo tutabisimbuka uyu munsi ngo tubane? Ni ikibazo nibaza nawe ushobora kuba wibaza, wagenda ugatekerezaho, ukaba wakora responsibility yawe. Mwumva dufite ishingiro yo kubureminga umuzungu kugeza kuri uyu munota, y'imbuto mbi yatubibyemo yo gutandukanya abantu. Nimugenzura muzasanga ibi bihugu byabo nabo bagize ibihe bibi, bagize ibihe byo kurwana, bagize ibihe byo kutumvikana, ariko uyu munsi bafite ukuntu bubatse amasisiteme yabo, barabana, bashyira hamwe, bakorana amabizinesi, ubuzima bwabo burakomeza. Numva natwe dukwiriye kwiga isomo. Nibyo koko bakoze amabi, ariko
ibyo bakoze ntabwo ari byo bikwiriye kuba bikomeza kuturanga na nyuma y'imyaka 100 y'imyaka 200 gusanga umuntu aracyanga mugenzi we, aracyishisha mugenzi we just kubera bimwe mu by'umuzungu ashobora kuba yakoresheje kugira ngo atandukanye abantu. Nimba ntemera ibya kiliziya ntabwo nagakwiye kuba mbizira. Nimba ntemere ibya ADPR ntabwo nagakwiye kuba mbizira rwose. Igitangaje kinari muri ibyo yenda nubwo umuntu atatinda no kuby'idini cyane nuko usanga abantu bose bavuga Imana. Iyo Mana tuvuga tukavuga ko ariyo mucamanza w'ukuri, kubera iki twayifatira responsibility zo guca imanza? Ndabona hari ukuntu dushobora kuba twibeshyamo buriya nimba atari igihe wibeshya. Anyways, karagaciyemo nagira ngo ntange iyo message, ushobora kuyakira nawe ukaba wayitekerezaho ukareba nimba hari icyo wayikoraho. Uyu munsi nshaka kubaganiriza ku mpamvu zishobora gutuma umuntu wari wagize amahirwe yo gutoranywa muri province runaka akaba yarageze nko kuri step yo gusaba permanent residence, ikintu gishobora gutuma ayo mahirwe yabura bigeze kuri iyo level. Impamvu bashobora kukubwira ngo basanze udafite ubushobozi buhagije bwo kuzakavaringa urugendo rwawe mu gihe wifuzaga kuza nko gusura umuryango cyangwa inshuti yawe, kandi wowe ukaba ubizi neza ko werekanye ubushobozi rwose buhagije buzakavaringa amatike, buzakavaringa kubaho, ukaba uzi ko umeze neza aho utuye rwose nta n'umugambi wo kuza ngo ukwamire muri ibi bihugu, ariko bakakubwira ngo nta bushobozi, twabonye udafite ubushobozi buhagije, ndetse bakanarenza bakavuga ngo bityo rero ntabwo twizeye ko uramutse uje wazasubira iwanyu nyuma y'urugendo. Ndaza kuvuga kuri ibyo bibiri gusa, ku bijyanye na permanent residence mvuge yenda n'ibya visite, ubwo ibijyanye n'iby'abanyeshuri nabyo nshobora kuzabivugaho ukwabyo. Ndabizi ko hari abantu benshi bankurikira, bamwe bashobora kuba bafite imiryango muri ibi bihugu, muri Canada cyangwa muri USA cyangwa ahandi, abafite inshuti cyangwa se abantu bashaka no kwitemberera. Abantu bajya bafata igihe bagatembera bakajya kureba uko mu bindi bihugu bimeze. Umuntu akaba yagerageza, harimo abatekereza kuba bahimukira igihe runaka bakaza bakashakishiriza ubuzima, igihe kikagera bakazisubirira mu rugo. Izo kategori zose zirahari. Reka mpere ku y'umuntu ushobora kuba waragerageje nk'amahirwe yenda muri province runaka akazabona nomination. Ni ukuvuga ko province iba yagutoranyije, iba yamaze kubona ko uri potential candidate, nibaramuka bakwemereye gutura mu ntara yabo hari umusaruro munini, hari inkunga ikomeye uzatanga ku bukungu bw'iyo ntara, hanyuma intara ikaguha nomination. Ubusanzwe nomination ubwayo iyo yonyine ikwije points muri express entry yahita aguhesha invitation yo gutanga permanent residence application, kubera ko provincial nomination iguhesha amanota 600. Nimba mumaze igihe mukurikira cyangwa se mujya mukurikira amakuru ya immigration, ntabwo bakigeza muri ayo manota. Muri express entry usanga ubu ngubu bari muri za 500, 400, 500, hari ibicishamo bika 300, 700, ariko ubundi muri iyi minsi biraho ngaho. Umuntu akabona provincial nomination, ni ukuvuga ko express entry nayo mu byo batangira amanota ni nk'ibyo province iba yakurikije, ni imyaka yawe, ni education, ni work experience, ni language abilities, hanyuma na connection yenda muri Canada. Hanyuma hazamo n'ikibazo bakubaza ngo waba ufite provincial nomination yo mu ntara runaka. Ubwo akiyo kagiyeho byonyine ubwabyo bishobora guhita biboostinga points, bikaguha points agera muri 900, ntabwo ashobora kujya munsi ya 800. Ni ukuvuga ko rwose uburi ku gasongero kaba candidate bazafata bakabaha invitation yo gusaba permanent residence.
urumva ko washyizemo information bagusabaga, hari naho bakubaza ubushobozi ufite, mbese umuntu ajya kugeraho ibyo washyizemo babyeme, bivuga ko nyine bigaragara ko uhagaze neza. Hanyuma rero bakaguha invitation, bakagusaba gutanga permanent residence, ngira ngo babaha iminsi 60 kugira ngo utange application, nimba ndibuka neza. Bazajya kugusubiza umaze gutanga application, bakakubwira ko bize kuri dosiye yawe, bagasanga utujuje ibisabwa n'itegeko muri iyo kategori. Tuvuge nimba ari nka urugero muri kategori y'abaskilled worker, hakazamo ingingo yenda bakakubwira twasanze ubushobozi werekanye butatwemeza ko uzaza ugashobora kwiyintegratinga muri sosiyete, ukabasha kubaho mu gihe runaka. Mbibutse ko izi porogaramu ubwo iyo tuvuga muri express entry, abantu banyuramo izo porogaramu nyinshi, cyangwa se nidushaka tuvuge zose, ni economic class. Ni ukuvuga ko ni porogaramu bafata abantu baza bafite ubushobozi kugira ngo bashobore kwiestablishinga mu ntara runaka bagiyemo, badakeneye support iyo ari yose iturutse muri government. Iyo babonye rero ubushobozi ufite butazagufasha kubaho, baba bakarikiriye nibura ku buryo ushobora kuza ukibeshaho igihe kingana n'amezi 6, kuba ari ukuvuga ko byanze bikunze mu mezi 6 ushobora kuzaba warabonye akazi, waratangiye gukora. Ubushobozi werekanye bakabukemanga. Zimwe mu mpamvu ni izi ngizi: hari igihe ufata amafaranga ukashyira kuri account yawe, kuko na amafaranga atubutse ajyanye nayo bagusabaga bitewe na family size yawe. Amafaranga urayerekanye kuri account, yenda se umushahara wawe ufite uko ungana, nayo mafaranga werekanye afite uko angana. Umufisa wicaye kuri dosiye yawe arimo yiga abagomba kureba ko amafaranga werekanye winjiza ku mushahara wawe koko bisobanutse ko waba warashoboye gusevinga ayo mafaranga washyize kuri account. Ibitari ibyo, nimba ari ikintu wagurishije, ugomba kugisobanura. Ugomba gusobanura ukerekana ayo mafaranga ahantu yavuye. Nimba ari business yenda bakoraga ukaba wayitanze, ugomba kubisobanura, ugakora urwandiko rusobanura ayo mafaranga ahantu yaturutse. Naho ibitari ibyo, umufisa nakemanga ko ayo mafaranga yumva atari kumva neza ahantu yavuye bikurikije n'ibyo wababwiye ukora, ashobora gutekereza ko either ushobora kuba yatsa umuntu ukashyira kuri account ya just kugira ngo werekane proof, ariko mu by'ukuri atari amafaranga yawe, utazaza ngo ubuyafite. Kandi nuza utayafite, ubuzima byo ntibyakunda rwose. Niyo reality. Ntabwo buriya bushobozi babashyizeho utabufite, ntabwo kubaho byakorohera. Hanyuma rero dosiye yawe bakayanga. Nagira ngo rero mvuge kuri ako ngako, ku kintu kijyanye n'amafaranga mu by'ukuri bakenera details zihagije. Nimba atari amafaranga wagiye usavinga buhoro buhoro ku buryo statement yerekana uko amafaranga yagiye ajyaho, byerekana naho yavuye, akaba hari amafaranga wabonye imbumbe runaka ukayakubitaho, ukenera kuyakurikiza urwandiko rusobanura ayo mafaranga uko yinjiye, kandi bagomba kumekinga sure ko ari amafaranga yawe, not just kubera ko ari kuri account yawe. Ntabwo bihita bibumvisha ko ari ayawe, cyane cyane igihe babona hari nk'amafaranga menshi yagiye ajyaho atanajyanye nuko waberetse winjiza. Ngibyo uko bigenda. Bishobora kukubuza amahirwe rwose. Izindi step zose ushobora kuba warazisimbutse, warugeze kuri final step, hanyuma ubushobozi bwawe bakawukemanga, bikaba byatuma banga application yawe. Hanyuma kubijyanye ndari navuze kubijyanye na visit, ndibwira kugira ngo ubone visa yo kuza gusura, nimba uje gusura umuntu w'inshuti yawe n'urugero, ukenera kuba ufite invitation y'uwo muntu, gensiri yerekana ko agutumira. Umuntu nawe agomba kuba yakoze urwandiko rusobanura ko ari kugutumira nuko muziranye. Nimba hari na support azashyiraho, urugero nimba azaguha accommodation cyangwa azakugaburira, azaguha transport mu gihe cya visit, ibintu nk'ibyo akabisobanura, hanyuma akerekana na proof z'uko afite ubwo bushobozi. Ku ruhande rwawe nawe ukeneye kwerekana ubushobozi bwawe, ariko
umuntu uri kwiga kuri viza yawe akeneye kubona ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukubona ko impamvu yawe y'urugendo isobanutse. Donc uje gusura umuntu koko nibyo yenda muraziranye se cyangwa se n'uwo muri famiye yawe, murabyumva ko urwo rugendo rurasobanutse. Iyo mpamvu irasobanutse, kujya gusura umuntu mwene wanyu ni ibisanzwe. Igikurikiyeho ni ukureba nimba ufite impamvu zizagusubiza iwanyu. Mu mpamvu zizagusubiza iwanyu bagomba kureba uko uhagaze iwanyu. Usanzwe ubayeho ute? Ukora akahe kazi? Winjiza amafaranga angana ate? Ese ufite umuryango cyangwa se nta muryango ufite? Ufite amabizinesi? Ufite amaproperties? Ufite ibindi bikorwa? Ufite involvement muri community ubamo? Uri umupasitori se? Ufite itorero uyobora? Cyangwa se ufite ibindi bikorwa by'ubugiraneza ubamo mu gihugu uri attached to? Ibi byose bakabireba, hanyuma bakaba bavuga bati koko dukurikije umuntu asanzwe abayeho neza hariya, afite umuryango, afite bizinesi, afite ama properties, afite ibikorwa abarizwamo umunsi ku munsi, akaba yakwizera yuko koko nurangiza visite yawe uzasubira iwanyu. Bikaba akarusho iyo hari n'ahandi wigeze usaba viza bakayiguha, ukagenda ukagaruka mu gihugu cyawe utisha amategeko, utarengeje iminsi baguhaye. Ibyo nabyo biba mu bintu by'ingenzi bishobora gusapotinga application yawe. Hanyuma rero ibijyanye n'ubushobozi basaba ko ubaha detaye. Nimba itike y'indege ari amadolari 2,500 arero turu, ibyo ngibyo ugomba kubyerekana. Nimba uzaza ugatemberera ahantu ugomba kubyerekana. Nimba uzaza hakaba ibindi bikorwa uzashaka gukora bizagusaba ubushobozi, ibyo nabyo ugomba kubyerekana. Ukabereka plan yawe, igihe uzazira, igihe uzamara, n'ukuntu uzasubira mu rugo. Iyo bakimanzeho na gato ko ushobora kutazasubira iwanyu, mu by'ukuri ishobora kuba impamvu yo gutuma bakwima iyo visa. So ubwo rero ku bantu muba mutekereza gushaka ama visa yo gusura abantu banyu, imiryango yanyu, inshuti zanyu, muba mugomba kwita kuri utwo tuntu. Mvuze kuri makeya gusa, ariko iyo washatse gukoresha umukonsulta cyangwa umunyamategeko, biga kuri dosiye yawe, baragufasha, bakagufasha gutegura dosiye, bakareba ibintu byose ukeneye gushyiramo ku buryo iba ari strong application. Viza zikunda koroha ni iz'ababyeyi baza gusura abana, kuko akenshi muri rusange dushobora kuvuga ko abantu bakuze ntabwo bakunda kuba muri ibi bihugu. Ntabwo uzabasanga bari mu bantu bashobora kuza ngo bakwame, ngo bakeke ko azaza kaguma hano akarushya igihugu cyangwa se akidekarara. Ubwo igihe bazajya gufatira umwanzuro, hari igihe azaba yaramaze kubakonsoma kuko amaze kwidekarara. Leta imufiteho inshingano nk'umuntu uri gusaba protection, hari iby'imugomba. Rero abantu bakuru ntabwo ari benshi bashobora gukora ibyo bintu. Ari nayo mpamvu umubyeyi aje gusura umwana, izo viza ziroroha, ntabwo zigorana. Tumiye umubyeyi wawe, nimba utuye hano, ukaba ufite akazi, ufite ubushobozi, ukaba ushaka ko azaza akagusura, aho ngaho rwose ntabwo viza bazayimwima, usanga byoroshye. Still ugira ibyo werekana, ugira ibyo usobanura, ariko ntabwo ari viza zikomera nk'izo kuba umuvandimwe wawe yaza kugusura. Kuko umuvandimwe ni umuntu ukiri mutoya, hariho izo risike bakemanga ko ashobora kuza ntasubire iwabo. So bisaba rero ko abantu bakora application nyine iri very strong. Numvaga ari utwo tuntu tubiri nashaka kuvugaho ku bijyanye n'ama immigration programs nka muri express entry nk'uko nabivugaga, n'ibijyanye n'abasaba amaviza ya visite, igihe bashobora kwikwima cyane ko bakeka kutazasubira iwanyu cyangwa se kudafite ubushobozi buhagije. Numvaga rero ayo makuru nayabasangiza, ni muri makeya, kuko ntabwo ndi gukora consultation. Umukonsulta aramutse arimo akuganiriza yakubaza ibibazo byinshi bitandukanye bimufasha kwegeranya amakuru yose yibanze yatuma gufasha gukora dosiye neza akurikije iby'amategeko asaba n'ibyo aba office bagenderaho barimo kwiga kuri dosiye yawe.
reka ngarukire aho ngaho mbe mbahaye ayo, ubwo ubundi yenda nshobora kuzavuga no ku bijyanye n'abanyeshuri ziri muri viza zikomera kubona study permit, ziri muri kategori zigorana cyane, ndetse cyane cyane muri ibi bihe kubera ko leta yagabanyije n'imibare y'abantu bahabwa ama study permit mu gihe cy'imyaka 3 ngira ngo kuzageza 2027 cyangwa se n'umunani. Ngayo nguko, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, hanyuma dukomeze tubane uko bishoboka, mube amahoro. Ciao ciao.